ntagatifu. Nk'uko twabivuze mu ntangiriro y'iri sengesho, iyi misa bayita misa ya Tedeumu, misa yo gushimira Imana. Gushimira uretse no kuba ari byo ijambo ry'Imana ridukangurira, ubundi gushimira ni umuco nyarwanda, ni umuco wa kimuntu. Umuntu utazi gushimira uwamugiriye neza burya aba afite ikibazo. Natwe rero mu buzima bwacu ntabwo tugirirwa neza gusa n'abantu, ahubwo tugirirwa neza n'Imana ubwayo. Imana itugirira neza, ikatwigaragariza, ikatwuha urukundo rwayo. Ibyo kandi bikagaragarira cyane muri uyu munsi mukuru, muri iyi minsi mikuru turi kwizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Buri ikintu cya mbere utwibutsa ni urukundo Imana yadukunze, ndetse urukundo rurenze kamere. Kubona Imana imaze kurema muntu mu ishusho ryayo, muntu yayiteye umugongo, ariko Imana ikanga kumurekura no kumuzinukwa, ahubwo igashakisha uburyo bwose bwo kongera kumukiza. Maze Imana yigira umuntu, ngo nuko jambo yigira umuntu abana natwe. Ibyo bintu birenze ubwenge bwa muntu, kumva Imana nyirizina waremye ijuru n'isi yarigize umuntu, none ikaza ari akana gatoya, kakaza kakabura naho karara, kakarara mu kiraro, kakaryamana n'amatungo, kubera wowe, kubera njyewe, kubera twebwe, kugira ngo tutazarimbuka kubera ibyaha byacu. Nta magambo ya muntu yashobora gusobanura ibyo bintu, nta n'ubwenge bwa muntu bwabishyikira. Niyo mpamvu icyiza kirimo nk'uyu munsi twaje gushimira Imana, buri wese azakora uko ashoboye kose. Iminsi mikuru ya Noheli ntizarangire utagiye imbere ya kiriya kirugu, maze ngo uceceke, utuze, urangamire kariya kana karyamyemo, uvuge uti iyi ni Imana nyamana, ni Imana nyirizina yigize ubusabusa mu kana nk'aka ngaka, yemera kuza kuryama hagati y'amatungo kubera urukundo igufitiye, kubera wowe, kubera njyewe, kubera twebwe. Maze uceceke, utuze, urekereho Mutagatifu abigusobanurire, nibwo uzabasha kubyumva no kubyakira. Noheli rero ni umunsi mukuru wo kuzirikana, gutuza. C'est le temps de la méditation, de la contemplation. Ukamedita, ugakontempla, ukareba kariya kana, ukavuga ngo iyi ni Imana yemeye kwigira ubusabusa kugira ngo njyewe mbashe kubaho, kugira ngo nawe ubashe kubaho, kugira ngo tutazarimbuka. Niyo mpamvu uyu munsi rwose dufite impamvu igaragara yo kuza gushimira Imana ibyiza byose yatugiriye, haba muri uyu mwaka, haba no mu myaka yose twarangije, haba cyane cyane n'uyu munsi mukuru wa Noheli, aho Imana yigize umuntu ikaza kubana natwe. Uriya mwana w'Imana ntabwo yongeye kuvukira mu nda ya Bikira Mariya nk'uko byagenze mu myaka 2025 ishize. Uriya mwana w'Imana yaje kuvukira mu mitima yacu, yaje kuvukira mu buzima bwacu, yaje kuvukira mu ngo zacu, yaje kuvukira mu miryango yacu, yaje kuvukira mu mateka yacu, kugira ngo ayatagatifuze. Ahari umuvumo ahashyira umugisha, ahari agahinda ahashyira ibyishimo, ahari ukwiheba ahashyira amizero,
ahari umwijima n'icuraburindi ahashyire urumuri, n'ahari urupfu ahashyira ubuzima. Ese ubu ngubu uramutse utekereje neza, mugani wa muhimbyi w'indirimbo, ni iki watanze cyatumye n'uyu munsi ukiriho? Ni iki watanze kugira ngo uyu munsi ugifite umwuka w'abazima? Hari benshi bifuje kugera kuri uyu munsi batabibonye, kandi abo bose bagiye ntabwo ari uko bari abanyabyaha kuruta abandi kuturusha, ntabwo ari uko bari batazi gusenga kuturusha cyangwa batazi kwivuza no kwiyitaho kuturusha, ahubwo kuba tukiriho byonyine gusa ni ukubera rwa rukundo no gushaka kw'Imana gukomeje kuduhagarika. Ni iki watanze cyatumye n'uyu munsi ukiriho? Akenshi iyo bigenda neza mu buzima bwacu, iyo byose ari sawa sawa, hari igihe twigira kara hakajyaho ukagira ngo wageze iyo ujya ukivugisha ngo si ubuzima bwanjye se, uranshakaho iki se? Ni ubuzima bwawe koko. Ubu buzima nta nubwo uza uwabuguhaye, kandi uwabuguhaye yabukwaka igihe abishakiye. Kuba rero tugihumeka ni ubuzima bw'Imana, ni urukundo rw'Imana, ni Imana yatugejeje kuri iyi tariki, ni Imana yadufashije. Kuba twarabyaye tugaheka ntabwo ari uko ari ukuzikorera kuruta abandi, oya. Kuba waracuruje ukunguka ntabwo ari ukuzi ubwenge kuruta abandi. Kuba twarakomeje kuza gusenga ntabwo ari uko turi abakristo kuruta abandi, ahubwo harimo rwa rukundo rw'Imana ikomeje kutugaragariza, ikomeje kutwereka. Niyo mpamvu umunsi nk'uyu nguyu buri wese yongera asubiza amaso inyuma, arebe urwo rukundo rw'Imana rwamwigaragarije muri uyu mwaka turangije, ahasigaye uvuge ngo Mana warakoze, Mana ndagushimiye. Buri wese wongera urebe mu buzima bwawe muri uyu mwaka turangije, urebe bya bindi wanyuzemo, bya bindi byari bigukomereye, kwa kundi watangiye kwiheba, ariko ukaza kubona ikiganza cy'Imana kiguherekeje kikakurokora kikagukiza, uvuge uti Mana ndagushimiye, Mana warakoze. Uyu munsi ni umunsi wo gusubiza amaso inyuma tugashimira Imana. Twumvise mu ivanjiri bariya babembe 10 bahuye na Yezu, bahura na Yezu bose bamutakambira ngo wadukijije. Yezu Kristo abagirira impuhwe arabakiza, ariko muri abo bose guhagaritse umwe gusa w'umunyamahanga w'umunyasamariya niwe waje kongera gupfukama hasi abwira Yezu ngo Nyagasani warakoze kubera ko wankijije. Yezu biramutangaza ate se babandi 99 bo ntabwo bakize, kuki batagarutse gushimira Imana? Baramuri baramukunze, yumva amukunze aramubwira ngo kwemera kwawe kuragukijije. Ngubu ko Imana yagiriye abantu benshi ibyiza muri uyu mwaka turangije, abandi ubu ngubu bagiye hehe? Hari abagiye, hari ibibereye mu tubyiniro, hari abatangiye kunywa inzoga ngo uyu munsi barare basinze nibashake zibice, nibashake barare babakurura, ariko Imana ikabareba nabo ikabagirira impuhwe ngo nubwo wasinda ngo uri umusinzi wacu. Yandiriye bijitubwira ngo ni umusinzi ariko nawe ni uwacu. Buri Imana yatureba ikavuga ngo uri umusinzi ariko uri uwanjye, uri umujura ariko uri uwanjye, uri umunyamahane uri umurwanya ariko uri uwanjye. Urwo rero ni rwa rukundo Imana ikomeje kutwereka, itwereka ko itazigera dutererana, nk'uko isomo rya mbere ryabitubwiraga, ko Uhoraho azakomeza kugendana natwe, ko Uhoraho yakomeje kudufata ukuboko, ko Uhoraho yakomeje kutwigaragariza, kugira ngo ubuzima bwacu bwose bubashe kurushaho kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Uyu munsi rero ni umunsi wo kugira ngo natwe twongere dusubize amaso inyuma, turebe amasezerano yose twagiranye n'Imana. Ari ukuntu Imana igukorera igitangaza cyangwa ikakurokora, cyangwa nawe ukayisaba ngo Nyagasani nunkorera iki ngiki, numvana ahangaha, nanjye nzagukorera iki. Uko twicaye aha benshi bagiye bakora amasezerano n'Imana. Nyagasani nundinde iki kintu, numvana aha hantu, nundokora ahangaha, nanjye nzagukorera iki. Uyu munsi nukongera kuvuga ngo dusubize amaso inyuma, turebe niba ryasezerano twagiranye n'Imana, bya bindi twayijeje twarabashije kubikora. Bitayibaye ko nguko tukongera tugasaba imbabazi, tukongera tugapfukama hasi, tukayisaba imbaraga zayo kugira ngo tubashe kurushaho kwigorora nayo. Uyu munsi ni umunsi wo kongera kutwibutsa ko iyo ubanye neza n'Imana bigufasha kubana neza n'abavandimwe bawe.
nubwo bwose twateganya dushaka gushimira Imana ni no gusubiza amaso inyuma kugira ngo turebe uko twabanye nayo, hanyuma twongere turebe uko twabanye n'abavandimwe bacu ahataragenze neza, tuhasabira imbabazi. Turashimira Imana ariko kandi turayisaba n'imbabazi aho tutayitunganiye, aho twayiteye umugongo, aho tutujuje isezerano ryacu. Kandi icyo kintu koko tugitahane. Iyo ubanye neza n'Imana bituma ubana neza n'abavandimwe. Ni bya bindi abarokore bavuga ngo iyo uri mu mwuka icyo ukozeho cyose kigenda neza, ariko iyo wavuye mu mwuka bimera nk'ifi yavuye mu mazi, ahasigaye ni ukubora, nta kintu kiba gisigaye. Aka kanya ngo twaje gushimira Imana, ongera usubiza amaso inyuma wibaze uyu mwaka wose wabanye ute n'Imana. Imana mwabanye muti? Ese wubahirije amategeko yayo? Uyu munsi buri wese yongera ahere ku itegeko rya mbere, ugende ureba koko wubahirije amategeko yayo. Wabanye n'Imana, amategeko y'Imana warayubahirije. Wabanye neza na Kiliziya, Kiliziya wayibaniye neza, wahawe amasakaramentu nk'uko bikwiye, wahawe Ukaristiya, wahawe Penetensiya, wahesheje amasakaramentu, watanze ituro rya Kiliziya. Hari igihe tujya twibagirwa mu mategeko ya Kiliziya, burya harimo itegeko rya Kiliziya rivuga ngo urajya utanga ituro rya Kiliziya uko umwaka utashye. Mu by'Imana yose yaguhaye koko wavanyemo nibura 10% ngo bashe kuvuga ngo Mana ndagushimiye, watanze ituro rya Kiliziya umwaka turangije. Buriya dufitanye urubanza n'Imana, nubwo twaje kwishimira ariko abeje dufitanye urubanza n'Imana. Amasakaramentu bamwe twayataye, wahawe Penetensiya byibuze rimwe mu mwaka kugira ngo tubashe kwishimira. Wumvishije misa, wagiye mu muryango remezo, watanze itafari. Uyu munsi turaza kurangiza cya gikorwa cyacu cy'itafari, twarisoza uyu munsi dushimira n'Imana ibyiza byose yatugiriye. Mu kanya abakuyobozi b'imiryango remezo bose bagiye gukora umutambagiro, bazana rya turo nyine ryo gushimira Imana. Mu gihe cyo gushimira Imana, ese buriya nawe harimo ituro ryawe, harimo itafari ryawe? Uyu mwaka dushoje wavuga ko uri gushimira Imana ko wabanye na Kiliziya neza nk'uko byagombaga, wagiye mu muryango remezo. Ni byinshi tugomba kwibaza. Mu rugo rwawe wabashije kuba umukristo mwiza, wabaye papa mwiza, wabaye mama mwiza, wabaye umwana mwiza wumvira. Iki gihe ni igihe cyo gukora bilan. Buri wese areba ahahagaze kugira ngo urebe uko wabanye n'Imana muri uyu mwaka turangije. Ahagenze neza uvuga uti Imana ndagushimiye, ahagenze nabi upfukame hasi uvuga uti Imana usabye imbabazi kandi nkwigoroyeho. Mu kazi kawe wabanye neza n'umukozi wawe, wabanye neza n'umukoresha wawe, wabanye neza nawe umukorana cyangwa nawe umufatanya nawe mwirwana. Mu gihugu cyawe wabaye umunyagihugu mwiza, gahunda za leta warazubahirije. Uyu munsi twongere tuzirikane ko iyo tubanye neza n'Imana bidufasha kongera kubana neza n'abantu, maze aho tutayitunganiye tukayisaba imbabazi, aho twayitunganiye tukavuga tuti Imana warakoze. Nakanye rero gushimira Nyagasani ibyo byiza byose yatugiriye, tukamenya no gusaba imbabazi z'ibyaha byacu byaturanze. Kandi tuzirikane burya ko icyaha, niko Gatigisimu twigisha, icyaha ntabwo ari ikintu kibi gusa ukora, ni n'icyiza wirengagiza gukora. Mu masengesho ryacu, isengesho ryacu tuza kuvuga kuri uyu munsi dushimira Imana kandi dusaba imbabazi y'icyaha twakoze. Nturebe gusa ibibi wakoze, urebe n'ibyiza wirengagije gukora. Kandi Imana yari yaguhaye ubushobozi bwo kubigufashamo. Hari igihe ugenda ugahura n'umuntu ngo wamfunguriye, cyangwa ukabona umuntu yicaye hariya kandi mu mufuka harimo ibiceri byabuze aho bijya, cyangwa harimo utunoti twabuze icyo dukora, ugatangira ukagenda ureba hirya kugira ngo ataza kubona ko ataza kumenya ko wamubonye, kandi wamubonye ukwijijisha. Kubaho no kwijisha, abantu twese dukunda kwijisha, ukijijisha ukajya ureba ku ruhande ngo ntiwamubonye, kandi nyamara wamubonye ahubwo ugushaka kwisha. Icyaha rero ntabwo ari ikibi gusa dukora, ni n'icyiza twirengagije gukora, kandi Imana yaduhaye ubushobozi bwacyo. Aho hose naho
tuze gupfukama tubwire Imana ngo Mana tubabarire aho tutagutunganiye, Mana tugusabye imbabazi, ariko kandi dukomeje kugushimira ku byiza byose waduhaye no ku buntu bwawe waduhaye. Maze twongeye dufate n'akanya kwiragiza Imana. Uyu mwaka tugiye gutangira uzatubera umwaka w'imigisha, uzatubera umwaka w'ibyishimo, uzatubera umwaka wo kurushaho kwegera ubwiza bw'Imana, uzatubera umwaka wo kurushaho kugendera mu rumuri rwayo, maze ubuzima bwayo bwose bukomeze kurushaho kurangwa n'amahoro n'ibyishimo bituruka ku ijuru. Mbifurije rero gusoza neza uyu mwaka, aka kanya katubera akanya ko kurushaho kongera gushimira Imana, ko gusubiza amaso inyuma twishimira ibyiza byose yatugiriye. Ntabwo ari uko turi bihangange, ntabwo ari uko tuzi ubwenge kuruta abandi, ntabwo ari uko tuzi gusenga kuruta abandi, ntabwo ari uko turi beza kuruta abandi. Ibyinshi twagezeho no kubera ubuntu n'urukundo by'Imana tubashe kwishimira, kandi aho hose tutayitunganiye duce bugufi dusaba imbabazi, dusabe roho wayo n'imbaraga zayo. Uyu mwaka tugiye gutangira uzatubera umwaka wo kurushaho kwegera ubwiza bwayo. Nyagasani Yezu nabane namwe. Tugiye guhaguruka rero twongeye dutakambira Imana mu masengesho yacu, twongeye twishimire aho hose yabanye natwe, kandi twisabe imbabazi tunayigororeho aho hose tutayitunganiye. Niduhaguruke rero dushyiraho amasengesho yo kwisabira no gusabira Kiliziya.